Reka rero aho muri hose mbasuhuze kandi mbahe ikaze kuri Seeds of Love TV. Iyi Seeds of Love TV rero mbahaye ikaze rwose mwebwe muri kureba iki kiganiro kandi ndabasuhuje muri rya zina ry'umwami wacu Yesu Kristo kuba mwizera. Ni umunsi rero ni umunsi w'ikiganiro icya gatatu nk'uko bimenyereye. Ikiganiro kuba muri sosiyete gitambuka hano kuri Seeds of Love TV. Ndabasuhuje rero aho muri hose, ndizera ko mumeze neza kandi n'abatameze neza reka Imana ibarebe icyoroshye kandi ikomeze kubana namwe, mugire umutima ukomeye kandi mugire kwihangana, muri kumwe n'Imana ntacyo muzaba. Uyu munsi rero turi kumwe na korale tuje ku murimo mu ndirimbo yabo bahimbye bavuga inkuru y'umusore Yozefu, uburyo yarwanye urugamba rutoroshye mu kubaho kwe. Uyu Yozefu rero niwe tugiye kugarukaho muri aya masaha kugira ngo turebe icyo Yozefu atwigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane urubyiruko. Iki kiganiro rero ni ukubaho muri society cyangwa se living in society. Njyewe uri kuri mikoro ni Ndayambaje Rukara. Iyi nkuru rero ya Yozefu ku bantu basoma igitabo cya Bibiliya mwayisanga mu gitabo cy'Itangiriro nk'uko cyanditswe na Mose mu gice cyaho cya 37. Niho iyi ngingo iboneka, iyi nkuru y'umusore warwanye urugamba rutoroshye. Uyu Yozefu rero yari umwana w'umusaza bitaga Yakobo. Uyu Yakobo yakundaga Yozefu cyane akamurutisha abandi bana, soko nabo atabakundaga, ahubwo Yozefu nuko yari yaramubyaye ari mu zabukuru. Yarageze mu z'ubusaza abyara uyu muhungu Yozefu, bityo bituma amukunda kuruta abandi bana bose. Icyo rero cyatumye bene se babona yuko ise akunda Yozefu kubarusha, maze batangira kumugirira ishyari. Yozefu rero arota inzozi. Umunsi umwe araza areba bene se arababwira ati nyabona muze mwumve inzozi narose. Ati twari mu murima dutunda imiba, maze rero imiba yanyu iraza izunguruka uwanjye, cyangwa se imuba yanyu irahagarara, uwanjye urahagarara urema, maze iyanyu izunguruka uwanjye. Bene se babyumvise rero niko kumva ubusobanuro bwazo, baravuga ati burya se koko uzatubera umuyobozi. Batangira kumugirira ishyari rirenze iryo bari bafite, kuko bari bumvishe yuko inzozi ziri kuza zimuhereza ubuyobozi cyangwa se zimuhereza ubwami, maze bayimugirira ishyari. Nyuma yaho aza kurota izindi nzozi, arota ukwezi, inyenyeri, izuba, ibyo byose bimwikubita imbere, maze azirotorera se. Ise nawe akomeza kuzitekerezaho cyane, maze aravuga ati burya rero ari njyewe, ari mama wawe, ari na bene so uzatubera umuyobozi cyangwa se uzatubera umutware. Ise aramucyaha, amurotorera izo nzozi, amusobanurira uko zimeze. Bene se rero bamaze kubyumva, niko guhita bamugirira ishyari rikomeye cyane rirenze iryo bari bafite.
ise rero yakomeje kugenda yibuka ayo magambo nk'uko Yozefu yabimubwiye. Umunsi umwe rero bene se bajya kuragira ahantu bita i Shekemu. Bagenda kuragira rero kure, maze nk'umubyeyi uhangayikira abana be, maze abwira Yozefu ati nyabuna nyaruka ujye kureba ba bene so, urebe ko wenda hari baba ari amahoro aho bagiye kuragirira i Shekemu. Nuko Yozefu rero nk'umwana watojwe aravuga ati rwose ntuma, reka njye kureba uko bameze. Niko kwihuta rero arirukanka, ariko agiye kuhagera bene se baba bamubonye imbere ye, maze batangira kumuganiraho, kumuvuga atarahagera. Aravuga ati nguriya wa musore turamubonye, noneho mureke tumwicire hano, ubundi tuzitahire tubwire ko inyamaswa yamuriye, tujyane ikanzu yose yamuhaye. Nta kabuza baravuga ko inyamaswa yamuriye, niko bibwiraga mu mitima yabo. Ariko uwo bitaga Rubeni muri bo arababwira ati aho kugira ngo tumuhaye tumwice, kandi ari umuvandimwe wacu duhuje amaraso, mureke tumujugunye muri uru rwobo. Ubwo rero mu gihe Yozefu yararimo kubegera ahageze, nuko ise yari yaramuguriye ikanzu nziza cyane, ikanzu ndende ayambaye, maze bahita bayimwambura, baramufata bamujugunya mu rwobo. Urwo rwobo nta mazi yarubagamo, rwari rurerure cyane. Nuko mu gihe rero bari kurya umutsima yari yabazaniye, bagiye kubona babona Abishimayeli baturutse hirya, bari abandi bo mu bundi bwoko, bari bafite ibintu bahetse ku ngamiya zabo. Bari bafite imibavu ndetse n'umuti womora, maze rero bigira inama. Yuda arabwira ati nyabuna, aho kugira ngo tumurekere muri uru rwobo, ahubwo mureke tumugurishe kuri aba bantu, bakomeze bamutware bamujyane muri Egiputa. Nuko niko byagenze, baramufata baramugurisha. Nuko maze rero bafata ikanzu bamwambuye, bayisubiza se, baramubwira ati inyamaswa yamuriye, kandi nyamara bari bamugurishije, bamujyanye muri Egiputa. Bibutse ko Egiputa yari iyobowe n'umwami Farawo. Nuko rero Yozefu aragenda ajyanwa i Egiputa, ajya kuba umucakara. Ariko Rubeni, umwe muri ba bandi bagira inama yo kumujugunya mu rwobo, maze agaruka kuri rwa rwobo asanga Yozefu ntawe uhari. Maze Rubeni ashishimura imyambaro ye kuko abuze mwene se, arababara cyane. Bibutse yuko yagurishijwe ibiceri 20 by'ifeza kugira ngo asubire cyangwa se ajyanwe muri Egiputa.
bakigeza rero ikanzu bakigeza imbere ya se, bari bayibagireho isekurume, amaraso yose yuzuye ku kanzu. Ise akikubita amaso arayimenya, babeshya yuko inyamaswa yamuriye. Nihuse mu gitekerezo rero, yarageze ibwami, maze rero Yozefu yari umusore wakundaga Imana y'ukuri, yanzaguye mu kiratse bujana Imana, kubera ko yari umusore w'umunyaburanga, afite uburanga, yari mwiza mu gihagararo ndetse no ku isura. Uwamubonaga wese rwose yahitaga amukunda bitewe n'uburanga yari afite ndetse no kubaha Imana no kwicisha bugufi kwa Yozefu akigera ibwami, kuko iyi niho yagiye gukora imirimo igomba gutegeka ibwami. Maze umugabekazi, umwamikazi, ni umugabekazi cyangwa se umugore w'umwami, aramubengukwa, yifuza kuryamana n'uyu musore w'umunyaburanga. Ariko Yozefu aramutsembera, akomeza kumuhigahiga, amukururira mu cyumba cye, ariko Yozefu amubera ibamba, ati sinaryamana na mabuja rwose, ntabwo bibaho. Yahagaze ku ihame, atinya Imana, atinya guhemuka, atinya no guhemukira sebuja. Aranga aratsemba, ati sinaryamana na sebuja na mabuja, murambabarira. Nuko rero igihe kiragera, nyirabuja cyangwa se umugabekazi abonye yuko Yozefu amubereye ibamba, aramutega. Ari mu cyumba cye ahamagara Yozefu ati egera hino ye. Mu gihe Yozefu ari kumviriza ibyo nyirabuja amutegeka, ahagaze hanze y'icyumba. Muraza kubisoma rwose muri icyo gice nababwiye cya 37, 39. Igihe kiragera rero, nyirabuja aratabaza ati rwose Yozefu amfashe ku ngufu. Niko guhamagara umwami cyangwa se sebuja wa Yozefu. Nuko maze rero biba ngombwa yuko Yozefu bamushinja amakosa atigeze akora, niko kumufata bamujugunya mu nzu y'imbohe. Bya bindi rero duhora tuvuga, iyo uri kumwe n'Imana ntacyo uba rwose, kuko Imana iba igufitiye uburinzi buhambaye. Bamujyanye mu nzu y'imbohe, ariko kuko yari afite ubwenge bwo gusobanura inzozi, nuko maze Imana ikomeza kubana na Yozefu mu nzu y'imbohe. Nuko Yozefu rero ari mu nzu y'imbohe, umwami Farawo yarose inzozi abantu yari yizeye bananirwa kuzisobanura. Bibuka yuko Yozefu yubahaga Imana kandi agasobanura inzozi z'abatware ba Farawo bari barose. Nuko Farawo nawe arababwira ati nyabuna mugende murebe uriya mugabo mu nzu y'imbohe aze ansobanurire inzozi narose.
izo nzozi rero urazisanga mu gice cya 41 cy'igitabo cy'Itangiriro, zihereye ku murongo wa 17 ariko zirotorera Yozefu. Nuko arota inzozi azisobanurira uko yazirose, azibwira Yozefu ati, narose mpagaze ku nkombe y'uruzi, havamo inka ndwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo, maze zikurikirwa n'izindi nka ndwi zizamuka zonze, ariko umwaku zinanutse cyane. Zari zinanutse cyane zitwaga umwaku. Sinari nabona inka mbi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose. Izo nka zari umunanu, niyo mpamvu banazise ko ari iz'umwaku. Zari mbi cyane. Nuko izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari 7. Habanje inka zibyibushye, hakurikiraho inka zinanutse. Izinanutse z'umwaku zifata izibyibushye zirazirya. Zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye, ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere. Nuko ndakanguka, umva izo nzozi uko za zindi zinanutse zari izibyibushye ntacyo zahindutseho, zakomeje kuba za zindi tu. Kandi ndota ngo amahundo 7 atsibaze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo 7 yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho nayo aramera. Ayo mahundo y'iminambe amera ya mahundo meza uko ari 7. Nzirotorera abakonikoni, ntihagira ubasha kuzisobanurira. Yozefu rero agiye kuzisobanura. Wa muntu uri mu mwuka w'Imana abantu basuzuguye banze, batazi yuko bari kwanga ubutunzi bukomeye cyane muri bo. Nuko Yozefu abwira Farawo ati, inzozi za Farawo ni zimwe, iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Za nka ndwi nziza ni imyaka 7, na ya mahundo 7 meza ni imyaka 7. Inzozi ni zimwe rwose. Na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye ni imyaka 7. Na ya mahundo 7 y'imishishi yomishijwe n'umuyaga w'uburasirazuba nayo ni imyaka 7. Izaba imyaka 7 y'inzara. Icyo nicyo nabwiye Farawo nti, iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo. Hazaza imyaka 7 y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose, hanyuma hazakurikiraho imyaka 7 y'inzara. Ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa. Inzara izamara igihugu, uburumbuke bwe kwibukwa ko bw'inzara ibukurikiye, kuko izaba nyinshi cyane. Kandi icyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri ni uko byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza. Nuko Farawo nashatse umuntu umunyabwenge w'umuhanga. Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa. Farawo ashyireho abahunikisha igihe cya 5 cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka
y'uburumbuke uko ari 7, bateranye ibihunikwa by'iyo myaka myiza igiye gutaha, bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu, itegekwe na Farawo, bayirinde. Kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka 7 y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa, igihugu cye kumarwa n'inzara. Iyo ni inama Yozefu yabwiye umwami Farawo, ati kubera ko inzara igiye kuzatera mu myaka 7, ahubwo muhunike hakiri kare, mugende mufate ibintu byose mubike, kuko inzara igiye kuzaza izaba ari inzara y'akataraboneka. Nuko rero nk'uko Yozefu yabwiye umwami Farawo ati, ubutegetsi bwawe ushaka umuntu w'umunyabwenge umuhereze igihugu akiyobore. Yozefu niko kubwira Farawo gutyo ngo ashaka umunyabwenge, kuko yaratumwe n'Imana kugira ngo abwire Farawo amusobanurire ibigiye kuzaba. Ashaka umunyabwenge rwose aba ari we uwo munyabwenge ayobore igihugu. Icyo gihe rero Farawo, kuko Yozefu yamusobanuriye inzozi, abona ko nta wundi munyabwenge uhari, aravuga ati nta wundi nakwimika kuri uyu mwanya usibye weho Yozefu, wa wundi wanzwe, wa wundi wagurishijwe na bene se, wa wundi wagiye ari umucakara, wa wundi bagambaniye bakamushyira mu nzu y'imbohe. Uwari mu nzu y'imbohe agiye kuba umuyobozi mu gihugu. Nta kure Imana itakura umuntu. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukuyubaha, ukayigaragaza mu byo ukora byose, ukayigaragaza mu mvugo, imyitwarire, ukagera kwicisha bugufi kuri byose, kandi Imana ukayubahisha aho ujya hose. Icyo gihe Imana ibana nawe, nubwo waba uri mu nzu y'imbohe, nubwo waterwa n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ibana nawe ikakuvanamo. Urugamba Yozefu yaciyemo bikamurangirira gufungwa cyangwa se kujya mu nzu y'imbohe, ariko kubw'ubwenge Imana yamuhaye zo kurotora inzozi, umwami agiye kumuha ubutegetsi mu gihugu cya Egiputa. Igihe cyaje kugera rero, Yozefu bamugira minisitire wa Egiputa, akajya avuga asobanura inzozi z'umwami yarose kugira ngo bamenye uko babyitegura ibigiye kuzaba. Niko byagenze rero. Yozefu igitekerezo yabahaye cyo kugira ngo bahunike imyaka, agiye ku butegetsi arayihunika, barayihunika, bazigamira imyaka 7 igiye kuzaza, igihugu cyose kigaterwa n'inzara. Igihe cyaje kugera rero, igihugu cyose giterwa n'inzara, ba bene se inzara irabica, ariko bumva yuko muri Egiputa inzara itigeze igerayo, uko bari barahunitse iby'imyaka 7, ibyo bazarya imyaka 7 mu gihe cy'iyo nzara. Bene se rero babwira se, baramubwira ati rwose reka tujye muri Egiputa, tujye guhakwa, tujye gushaka ibyo kurya. Niko kugerayo, hari hashize imyaka myinshi batabona Yozefu. Yozefu akibabona
arabamenya ariko bo ntibamumenya. Bari bagiye guhaha muri Egiputa rero, bajyana na Benjamini, ari umwana mutoya iwabo. Nuko rero bagerayo, ariko bagira ubwoba bwinshi bwo kujya imbere ya Yozefu. Yozefu ku murongo wa 23 arabasubiza ati, kuko yari yabamenye bo ntibamumenya, arabasubiza ati, mushyitse imitima mu nda ntimutinye. Imana yanyu, Imana ya so, niyo yabashiriye ubutunzi mu masaho. Ngeweho ifeza zanyu narazishyikiriye. Asohora Simiyoni aramuzanira. Bari bamutinye cyane, bamutinye rwose. Yari yabamenye, amenya Benjamini umuhererezi w'iwabo. Nukomeza rero mu gice cyawo cya 45 umurongo wa 4, Yozefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati, ndi Yozefu mwene so mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire ngo mwarangurishije, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana yari yo yatumye mbabanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo ntibasaruriremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none simwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Ati rero nimwihute, muzamuke mujye kuri data, mumubwire muti, umwana wawe Yozefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware wa Egiputa hose. Manuka umusange ntutinde, kandi uzatura mu gihugu cy'i Gosheni, umube bugufi, wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose. Murumva rero Yozefu ntiyitura bene se uburakari bw'uko bamugurishije, ahubwo arababwira ati, impamvu mwangurishije ntago ari mwebwe mwikoreshaga, ahubwo Imana niyo yabyemeye ko nza hano muri Egiputa kugira ngo mbategurire ibyo muzarya, cyangwa se mbategurire nzabarinde inzara igiye kuzaza, ariyo iyi ngiyi mubona yabazanye hano guhaha. Rero ntimwirakarire, ntimwicire urubanza, kuko Imana yari izi umugambi. Mu yandi magambo rero, Yozefu yagize kwihangana gukomeye, agira kubabarira bene se, ntiyabarakarira, arabahobera cyane rwose, cyane cyane Benjamini umuhererezi wabo. Muri iki gihe rero cya none, hari ibyo tugira ngo nuko twahuye n'ibigeragezo bikomeye tugacika intege tukiheba,
ariko nyamara ntitumenye umugambi Imana idufitiye. Ibidufitiye umugambi kandi ibidufitiye byinshi byiza, ibyo bigeragezo aba ari agasabune, aba ari agasabune kari guhanagura, kagatunganya inzira z'uburyo Imana igomba kwihesha icyubahiro mu mibereho yacu. Mu byo dukora byose rero ni ugukora twihanganye kandi tugakora ibishimwe n'Imana, tukicisha bugufi naho twahura n'ibigeragezo bikomeye, naho twakwangwa, naho twatukwa, ariko tukaba dukora ibizima bishimwe n'Imana. Imana ibiri kumwe natwe, ntakura Imana itakura umuntu, kandi izi ibyo yibwira kutugirira si ibibi ahubwo ni ibyiza. Ntukangwe n'ibyo bigeragezo ufite, ntukangwe n'izo ndwara ufite, ntukangwe n'abakuvuga nabi. Ibyo byose ntibizabura kukubaho, ahubwo ikiruta byose uharanire yuko izina ryawe ryakwandikwa muri cya gitabo cy'ubugingo, yuko Imana ikuzi kandi kuyubaha burya izabana nawe. Uyubahishe hirya no hino, kandi nuyubaha n'abandi bazakubaha. Abagukikije, sosiyete ubamo, bazajya bakubona bagutinye kubera ko uri kumwe n'Imana, kandi uzajya ubagira inama zikomeye cyane, nk'uko Yozefu yasobanuye inzozi z'umwami mu gihe abo yari yizeye bose bazinaniwe. Rero mu bibaho byose tujye twicisha bugufi, twubaha Imana kuko ariyo nyambere. Burya ntiwakubaha bagenzi bawe udafite Imana muri wowe, ntiwabana neza n'abandi udafite Imana muri wowe. Dukurikize rero igitekerezo cya Yozefu, tugaragaze ikigero cyiza cy'abasore rwose. Niko korale tuje ku murimo iri kuririmba. Ese wowe ari umugabekazi? Reka tureke kuba umugabekazi, ahubwo tuvuge undi wese ashatse ko muryamana, wowe wabyemera cyangwa wabyanga? Bitekerezeho uri umusore uri kumva kino kiganiro kuri kamere yawe, kuri kamere yawe. Ese wahagarara nka Yozefu mu kigeragezo yagezemo ibwami cyo kutaryamana na mabuja we na nyirabuja? Bitekerezeho, wabyemera cyangwa wabihakana? Wagaragaza Imana yawe cyangwa ntiwayigaragaza, wayitenguha? Yozefu rero yatubereye icyitegererezo cyiza nk'abasore. Reka rero Imana iduhe kumera nka Yozefu. Sinaryamana na mabuja rwose.